ku bijyanye n'inyamaswa zo mu gasozi bidashidikanywaho Afurika iza hejuru y'indi migabane yo ku isi. Iyi video igiye kugutembereza muri pariki 10 za mbere zo muri Afurika, buri yose ikaba ifite imiterere itandukanye n'iyindi, hakabamo inyamaswa zitandukanye ku buryo wayisuye atajya byibagirwa mu buzima bwe bwose. Kuva mu mirambi ibereye ijisho ya Serengeti kugera mu misozi igihumbi y'u Rwanda, turakwereka impamvu dukwiriye gusura buri yose muri izi pariki kuri buri wese bayibonera ubushobozi. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Urugendo rwacu turihereye muri Tanzania muri pariki y'igihugu ya Serengeti. Ikaba iri ku buso bungana na kilometero kari 14,000, ikaba iberamo kimwe mu bitangaza bikomeye mu isi y'inyamaswa. Kwimuka guhambaye, Great Migration. Inyamaswa zigera kuri miliyoni 2 zirimo wildebeest, imparage, impongo n'izindi zihora zizenguruka muri izi pariki. Mu gihe gihirira cy'inyamaswa zirisha kiba cyihuta cyane kijya mu kandi gace gushaka amazi n'ibyatsi, inyamaswa z'imigi zisitegera mu nzira maze nazo zikagenda ziroberamo izo kurya. Ubwo kandi nako ba mukerarugendo bo hirya no hino ku isi baba baparitse amamodoka yabo bagacana za kamera ubundi bagashungera. Aba ari ibintu biryoheye ijisho rwose. Serengeti kandi ni hamwe mu hantu ku isi habarizwa umubare munini w'intare muri Afurika. Mu majyaruguru ya Serengeti kandi turahasanga indi pariki ikomeye ariyo Masai Mara National Reserve, iri mu gihugu cya Kenya. Izwi kandi ku izina rya Mara. Iyi pariki irimo amashyamba yo mu mirambi n'udusozi kandi ishobora kuyibonamo Big 5 animals, no kuvuga intare, inzovu, imbogo, ingwe n'inkura. Nanone kandi ryayimuka rihambaye igice cyaryo kinyura muri iyi pariki, aho inyamaswa zambuka umugezi wa Mara mu butoroshye, aho ziba zigomba gucika ingona n'izindi mpigi. Iyi pariki yiswe Masai Mara kubera abantu b'ubwoko bw'abamasayi bayituyemo kandi bakaba bazi kubana neza n'inyamaswa zabo. Pariki ya gatatu nkuzaniye muri Afurika ni Kruger National Park yo muri Afurika y'Epfo. Mu bijyanye no korohereza abantu kuyisura, iyi pariki iza ku mwanya wa mbere muri Afurika. Iri ku buso bungana na kilometero kare 20,000, ikaba icumbikiye amoko asaga 500 y'inyoni n'inyamabere nyinshi cyane, hakubiyemo na za nyamaswa zo mu tsinda rya Big 5. Yubatsemo amacumbi meza ndetse n'imihanda myiza ku buryo wayisuye abashobora kuyitembera yitwaye mu modoka. Iyi pariki ni uburyo bwiza bushobora gukundisha umunyamahanga umugabane wa Afurika. Kruger National Park ni nini ku buryo hari n'igihugu iruta. Tugeze kuri Okavango Delta dusanga mu gihugu cya Botswana. Iyi pariki ifite imiterere itangaje yashyizwe mu murage w'isi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi UNESCO. Akaba ari urunyuranyurane rw'amazi n'ubutaka, aho dusanga inyamaswa nyinshi n'inyoni nziza cyane. Mu gihe izindi pariki zo muri Afurika umuntu azikoramo isafari ari mu modoka, gusura Okavango byo bisaba kugenda mu bwato bwa gakondo, aho ugenda wibonera inyamaswa amaso ku yandi uri hafi yazo. Uhura n'imvubu, ingona, kandi ukibonera akagoma rutura y'inyafurika iri kuroba amafi. Mu gihe indi migezi yo ku isi igenda yiroha mu nzuzi, ibiyaga n'inyanja, Okavango Delta yo amazi yayo acengera mu mucanga wo mu butayu bwa Kalahari. Ni umugezi udahura n'inyanja. Biratangaje, si byose? Dukurikijeho Etosha National Park yo muri Namibia. Iyi pariki nayo irihariye cyane. Iyi pariki ishasheho umunyu w'urwererane munsi y'izuba ry'igikatu ryo mu butayu ku buryo uba ubona wagira ngo urimo kurota. Mu gihe cy'izuba hasigara ibidendezi by'amazi ku buryo bikurura inyamaswa nyinshi zigakoranira aho ngaho. Amashyo y'inzovu n'imparage, tutibagiwe n'inkura z'umukara. Iyi pariki ni nini ku buryo umuntu witaruye isi akajya mu isanzure aba ashobora kuyibona. Ijambo Etosha risobanura ahantu hagari h'ibara ryera. Iyi pariki yiswe iri zina kubera ko ishasheho umunyu ku buso bwayo bwose. Umwanya wa gatandatu twerekeje mu majyaruguru ya Botswana, aho dusanga Kobe National Park, hamwe mu hantu dusanga umubare munini w'inzovu kurusha ahandi muri Afurika. Inyamaswa zo muri iyi pariki ubuzima zibukesha umugezi wa Kobe mu gihe cy'umwaka wose.
Nanone uyu mugezi utuma abasuriye iyi pariki bashobora kwifashisha ubwato bityo bakabasha kwibonera amashyo y'inzovu, imvubu ndetse n'ingona babiri hafi kurusha uko umuntu yaba ari mu modoka. Iyo hageze izuba riri kurenga uyu mugezi uguha view nziza byahuza n'ishusho y'inyamaswa ziri kuraswaho n'akazuba ka kiberinka bigasiga isura itazigera isibangana mu bwonko bwawe iminsi yose usigaje kubaho. Ikintu iyi pariki yihariye cyane ni uko inzovu zayo uretse kuba ari nyinshi ni nazo za mbere mu bunini muri Afurika, aho imwe ishobora gupima toni zigera kuri 6. Ku mwanya wa 7 dutashye mu majyaruguru y'u Rwanda rw'imisozi igihumbi aho dusanga Okavango National Park. Iyi pariki irazwi ku rwego rw'isi yose kuko icumbikiye ingagi zo mu misozi zikaba nta handi hantu ziba uretse muri aka gace. Guterera ikirunga ukanyura mu ishyamba ry'inzitane ugiye guhura n'inyamaswa igukubye 3 mu bunini ariko ikarangwa n'ubwitonzi bwinshi bisiga bihinduye byinshi mu mikorere, imiterere n'imitekerereze iyo uwo ari we wese ubashije kubigeraho. Uretse kureba ingagi, nanone pariki y'ibirunga uzayibonamo golden monkey. Zikaba nazo zidapfa kuboneka ahandi hantu kuko ziri ku rutonde rw'izishobora gucika ntituzongere kuzibona. Aha muri pariki y'ibirunga niho habaga Dr. Diane Fossey w'Abanyarwanda bari barahimbye Nyiramacibiri. Ubuzima bwe bwose akaba yari yarabweguriye kubana n'ingagi, kuzigaho no kuzirinda, ku buryo byarangiye aniciwe muri iri shyamba bigakekwa ko urupfu rwe rufitanye isano n'akazi yari yarihebeye. Mureka noneho twongere dusubire mu majyepfo ya Afurika aho dusanga Okavango National Park mu gihugu cya Zimbabwe. Iyi pariki nayo irimo amashyo manini y'inzovu, andi moko menshi y'inyamaswa nk'ingunzu, imbwebwe, intare n'udusumbashyamba. Ibizenga by'amazi biri hirya no hino muri iyi pariki usanga bihurirwamo n'inyamaswa nyinshi zije gushoka cyane cyane mu gihe cy'impeshyi, izindi nazo zikazihategera ngo zibe ziziteguye maze zizice zizirye. Abashaka kwihera ijisho nabo bagaparika hafi aho. Muri iyi pariki uzahasanga ubutaka bufite imiterere itandukanye ndetse n'imihanda itanyurwamo n'abantu burya n'uruza ku buryo uba wumva wisanzuye. Inzovu zo muri iyi pariki zaragowe kurusha izindi, cyangwa se ahubwo tuvuge ko zirusha izindi zose kwihangana kuko zikora ingendo ndende cyane zijya gushaka ahantu haba hasigaye amazi mu gihe cy'amapfa. Bibaye ngombwa ko dugaruka muri Kenya kugira ngo dusure Amboseli National Park, aho inyamaswa zo muri Afurika zihurira na kimwe mu birango byayo by'ingenzi, umusozi wa Kilimanjaro. Amboseli ikundirwa kuba igaragaramo imikumbi y'inzovu zizamuka umusozi zikagera hejuru aho ubutaka buba butwikiriwe n'amasimbi. Abakunda gufotora inyamaswa aha niho hantu hababera heza kurusha ahandi muri Afurika kuko baba bashobora guhagarara hirengeye maze imbere yabo bakahabona imirambi irambagiraho amoko amagana y'inyamaswa, ubundi amarensi yabo bakayerekeza iyo gihera kugira ngo batwihere amafoto meza nk'aya ngaya. Inzovu zo muri Amboseli nizo za mbere zakozweho ubushakashatsi bwinshi kandi zirafotorwa cyane kurusha izindi zose zo ku isi kubera ibinyacumi byinshi by'imyaka bishize abashinzwe kurengera inyamaswa bakurikiranira ubuzima bwazo kandi bakazitaho. Urugendo rwacu turarusereza mu gihugu cya Zambia muri South Ruangwa National Park. Pariki nziza cyane ushobora gusura uri mu modoka cyangwa mu bwato ndetse hakaba ari naho ugendesha amaguru. Irimo amacumbi meza atuma wumva wisanishije n'ubuzima kamere bwo mu ishyamba. Iyi pariki irimo umubare uhagije w'ingwe, intare n'imbogo. Byose bikava mu buzima mu mugezi ufite imbaraga wa Ruangwa ku buryo nta nyamaswa yaho ishobora gutekereza kujya kuba ahandi hantu. Gutembera muri iyi pariki n'amaguru uherekejwe n'abagide b'inzobere nta kubiba bisa kuko ubasha kugenda ukandagiza ibirenge byawe aho inyamaswa z'inkazi zashinguye ibyazo ku buryo wumva neza nawe wabaye umuturage w'ishyamba. Hamwe mu hantu uzasanga imvubu nyinshi ziri mu gace kamwe kurusha ahandi ku isi ni mu mugezi wa Ruangwa. Pariki zo muri Afurika ziteye ku buryo bunyuranye kandi zose zirashimishije. Tugiye kuvuga ngo inziza kurusha izindi ni iyihe twaba dutandukiriye kuko buri yose itanga uburyo bwo kwishimira inyamaswa bwihariye ukwabwo. Nta n'imwe muri zo wasura ngo ibihagarariye izisigaye zose ku buryo amatsiko yose yaba ashiriyeho. Zose zimeze nk'amasaro y'urunigi ahurira ku mugozi umwe kugira ngo agire Afurika ikirezi gikwiriye guhangwa amaso no gutanga amasomo y'ibihe byose.
kuva mu mashyamba y'inzitane ari mu mutima wa Afurika mu birunga by'u Rwanda ukanyura mu mirambi ya Serengeti muri Tanzania ugakomeza ku butaka bushasheho umunyu bwo mu butayu bwo muri Namibia, tuhasanga umutungo w'agaciro kenshi ukwiye kurindwa no kubungabungwa. Izo nyamaswa n'ubutaka zituyeho si umurage w'abaturage ba Afurika gusa, ahubwo n'uw'isi muri rusange. Nizere ntashidikanya ko niba ubashije kureba iyi video kugeza aha washimishijwe n'uru rugendo rutuzengurukanya Afurika, twirebera iyimuka rihambaye ry'inyamaswa, twihurira amaso ku yandi n'ingagi zo mu gasozi, turyoherwa n'akazuba karenga muri Okavango, mbese muri make dutegera amatwi, amaso n'umutima inkuru twabarirwaga n'izi pariki, tukumva byakomeza gutyo. Niba ari uko wiyumva, oherereza iyi video byibuze umuntu umwe utekereza ko yashimisha, kandi umushishikarize kuyireba kugeza ku musozo. Murakoze cyane. Inyamaswa TV.